kumva maze kumva bareza ukunda kusubira yewe amazina yawe ko wowe Mpabonimana Jeannette umbere umugore tukazabana twabyiyemeje kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. vuga amazina yawe Nosiyata maze kumva icy'amategeko maze kumva bareza ukunda kusubira yewe amazina yawe maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe vuga amazina yawe mbere umugore tukazabona uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Anonsiyata nawe urazamura akaboko k'iburyo urasubira mu gihugu wagenda vuga sibyo njyewe vuga amazina yawe Nosiyata maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe vuga amazina Sinamenye umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka nsabe amazina yawe maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mpabonimana Jeannette umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jeannette nawe atanga amasezerano. Njyewe Mpabonimana Jeannette maze kumva icy'amategeko y'abashakanye ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Kwizeyimana Jean Baptiste umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. umwanya wanyu reka haze Eliya abageni bamaze kujyana amasezerano bahagarare bemeze amasezerano yabo muri aya magambo. Yewe mwarangije nimwongere kuzamuka akaboko ariko sibyo njyewe Nsengimana Aloyizi umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Gahunga maze kumva amasezerano abageni bagira imbere yaje mu ruhame rwa benshi shingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko ndahamya ko bashingiwe hakurikijwe uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane.